ndagira ngo n'ubundi dukomeze kumva ijambo ry'Imana twabanye n'umushumba wacu Pastor Karekezi. Ndagira ngo yigire hafi Imana twese duhagurutse kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Imana yacu ineza yawe n'ubutumwa kugira Imana yacu nziza imanishira ndetse Imana ikitaho basuzumye kugirango cy'igikora gishya mu bugingo bwacu kugira intambwe duteza kugira ibindi gusubiza kugira ibihagarike bitarasobanuka kuko uri Imana guteza intambwe no kutungura Imana y'ingabo dusengera umukozi wawe kutuganiriza reka umwuka wera akorerwe cyane wagiye fungura umuriro wowe kugira wigaragaze nk'Imana muri we kugira ngo wabashonje ahemuke udasobanukirwe kandi umutwaro uguye kuri twe urakoze kumvise kandi twikoze izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru iduhaye umunsi mwiza wo kujya gukurikira imbere yayo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen, amen. Nyuma turashima Imana ko twaraye hano kandi tukaba twahagira ibihe byiza ku rwego rukomeye. Bibwira rero abantu wenda batari bamenya wenda bashobora baje uyu munsi, yitwa Runabenshi Jean de Dieu, umukristo w'itorero rya Rubuno muri paruwasi ya Gasave, hanyuma ntuye ku Kamonyi hariya munsi y'akarere. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Dushima Imana rero ko Imana ikomeje kutugira neza, ikomeje kubaka ubugingo bwacu ndetse no guhemukira imbere yayo. Niyo mpamvu tugiye kugira gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo turisome hanyuma dukomeze tuganira. Turasoma rero igitabo cya mbere cy'Abami igice 21 ku murongo wa mbere. Igitabo cya mbere cy'Abami igice 21 mbere ku murongo wa mbere. Cya mbere cy'Abami umurongo wa mbere avuga ngo kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'i Yezebeli, yari afite uruzabibu i Yezebeli hafi y'ubwami bwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ngire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguhe urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ifeza. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka uguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Mwese muvuge ngo amen. Ati ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basuma mungana, muzaba mushyize mu kaga gatera umwami kunca igihanga aciye neza ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo kugumana iby'agaciro. Kugumana iby'iki? Kugumana iby'agaciro. Kugumana iby'agaciro. Magambo nk'ane cyangwa se agera kuri 5. Ijambo rya mbere ni kudatakaza gakondo cyangwa se gutakaza agakiza. Kudatakaza gakondo cyangwa gutakaze agakiza. Ijambo rya kabiri ni ukudatakaza kwizera. Kudatakaza kwizera. Abakristo benshi baratakaza kwizera. Ijambo rya gatatu ni ukudatakaza ibyiringiro. Iyo umuntu yatakaje ibyiringiro nijoro aba yahombye. Ijambo rya kane ni ukudatakaza gusenga, utabitakaza. Ijambo rya gatanu ni ukudatakaza imbaraga z'Umwuka Wera cyangwa gutakaza Yesu.
Yesu. Kandi Naboti uyu nguyu Bibiliya itweretse ko yari afite uruzabibu rwiza. Umwami Ahabu nibajije impamvu Ahabu ntabwo ajyaga atembera Yezebeli ngo arebe yuko hari uruzabibu afite, ariko mu munsi umwe atembereye hafi y'urugo rwe ngo abone uruzabibu ruri hafi y'urugo rwe umuturage witwa Naboti. Ngo arubonye yumva ararwishimiye, ngo yifuza yuko urwo ruzabibu yarugira urwe. Wegera Naboti arabwira Naboti, we ndakwinginze marura uruzabibu rwawe turugure, cyangwa se muguranire, cyangwa se turugure, hanyuma nzaguha urundi rwiza rurushaho kuba rwiza ruriya, cyangwa nushaka n'ifeza nazo ndaziguha, ariko mbere uriya ruzabibu rwawe. Naboti asubiza umwami Ahabu aramubwira ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Nuko udatakaza gakondo cyangwa utakaza agakiza kawe, agakiza kawe. Mana ifite agahinda k'abantu bari gutakaza agakiza bakagatakaza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwami Ahabu ngo yasubiwe mu rugo babaye cyane, ngo ageze mu rugo ngo ntiyarya ntiyanywa, ngo aryama areba ivure. Hanyuma umugore wa Yezebeli ahageze asanga mu rugo umugabo ntavuga ngo ntakora. Ngo araje kubaza ati mwami nyagasani mubaye iki? Niki cyatumye uryama ureba ivure ukaba utavuga ukaba ucecetse, bimeze bite? Ahabu asubiza umugore wa Yezebeli aramubwira ngo ni Naboti w'i Yezebeli wabiteye, yanze kumpa uruzabibu rwe, yanze kurumpa. Yezebeli abwira Ahabu ati wowe by'ukurye umwe ibindi ubindekere, nzi ko nzabigenza. Uyu mugore yagiye mu guhamagara abatware b'umurwa bose ngo arabateranya, ngo arangije arabwira ngo mutegure amasengesho yo gusenga, hanyuma mushake n'abagabo babiri b'ibigoryi muzabazane mu nzu, muzavuge yuko Naboti yatutse Imana agatuka n'umwami. Uku niko byagenze, bagambirira ikibi ariko nta kibi bagamije, ari ukugira ngo banyage uruzabibu, banyage gakondo ya Naboti. Hanyuma ngo barangije Naboti baje mu masengesho cyo kugira ngo basenge, ngo bahubwo bashimire Naboti yuko yatutse Imana agatuka n'umwami. Naboti ngo atarisobanura, ngo bahise bamusumira, baramukurubana, bamusohokana mu rusengero, ngo bamujyana hanze y'umurwa, ngo bamutera amabuye. Naboti ngo arapfa. Ariko nubwo Naboti apfuye, apfa adatakaje gakondo. Mwese mvuge ngo amen. Apfa adatakaje gakondo, cyangwa se adatakaje agakiza ke. Ngo bituma rero umwami Ahabu yigarurira rwa ruzabibu rwa Naboti. Igihe yicaye atekanye azi yuko nta kibazo gihari, mwamuka umuhanuzi witwa Eliya ngo aragenda abwira Ahabu, arabwira Ahabu, we ibyo wakoze Imana yarakubonye. Eliya aramubwira ngo Ahabu, ibyo wakoze Imana yarakubonye. Aramubwira ngo ahinga zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Imana idusure kandi Imana itugerageza. Imana umuntu ashobora kukurenganya, ariko mu ijuru hari Imana itakurenganya. Sifa kwa Mungu. Umuntu yakugirira nabi, ariko mu ijuru hari Imana irenganura abantu ikarenganura n'abera. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Nubwo Naboti yarenganyijwe kubw'uruzabibu, ariko Imana yazirikanye yuko atigeze atakaza ikiremwe gakondo. Niyo mpamvu twasomye ijambo muri iki gitabo cy'umuhanuzi Danieli, ijambo rivuga ngo Danieli na bagenzi be bagambirira mu mitima yabo kutaziyanurisha ibyo kurya by'ikiremwe cy'ibwami. Imana ishaka abakristo bagambirira neza mu mitima yabo. Cyangwa muri iki
ugifite agakiza. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Amen. Agakiza rero ukwiriye kugambira, Imana ikunda abantu bagambira neza mu mitima yabo. Daniel na bagenzi be ngo baragambiriye, baravuga bati twebwe tubasha kumenya ko ibyo kurya by'ibwami baba babimurikiye ibigirwamana, ntabwo twebwe tuzarya ibyo kurya by'ibwami. Ngo ahubwo bagambirira mu mitima yabo kutaziyambuza, ariko ngo basaba umutware w'inkone, baravuga bati twebwe dufashe cyangwa se twebwe twemerere ntituzajya kurya biriya biryo by'ibwami, ahubwo uzemere twebwe tugerageze mu minsi 10 uzaduhe ibishyimbo uduhe n'amazi, hanyuma uzarebe yuko twebwe tutazaba tumeze neza kurenza bari abantu bariye biriya byo kurya by'ibwami. Umutware witwara iyo kintu baratinya, ariko ngo kuko yari yaragiriye ubucuti kuri Daniel cyangwa se yaragiranye ubucuti na Daniel, uyu mutware ngo arabibemerera, ariko ngo nubwo abibemerera ngo yari afite ikibazo cy'uko umwami nasanga bananutse hanyuma bishobora gutuma bamuca igihanga bakamwica. Daniel aravuga ati wowe gusa twizere, haleluya, wowe twizere gusa utugerageze, hanyuma uzarebe ukuntu tuzaba tumeze. Imana ishimwe cyane. Kubera ko Daniel bagambiriye neza mu mitima yabo, byatumye bajya kumurikira umwami badasa n'abantu bari ibyo kurya by'ibwami, ngo ari abasore beza cyane, niko bivuga, ngo ari abahungu bameze neza cyane, ngo babyibushye basa neza. Nta kindi cyabiteye, nta kindi cyatumye bamera neza gutyo, nuko bagambiriye neza mu mitima yabo. Iyo umuntu agambiriye neza mu mutima we, bituma Imana imwiyereka, bituma Imana imuba bugufi, ntabwo Imana imusiga, ntabwo Imana imuhana. Mwese muvuge ngo amen. Ijambo rya kabiri ni uko batakaza kwizera. Nibutse abantu ko muri ino minsi abantu basigaye bagatakaje kwizera kwabo. Sigaye mu gusuzuma umuntu ngo Yesu ashimwe, aho kugira ngo akubwire ngo ahimbazwe, agahita akubwira ngo salama wabo. Uri umukristo kuki udashobora gusubiza ngo Yesu ashimwe? Uzabirebe, uzanabicunge, ukabwira umuntu ngo Yesu ashimwe mwene data, ngo salama kimwanya. Hari imvugo abakristo bizera badakwiriye gusubiza. Hari imvugo abakristo bubaha Imana badakwiriye gusubiza. Niba wizera ukwiye guhagarara mu byo kwizera, ukabihagararamo neza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Wanditse urwandiko rw'Abaheburayo ibice 11:24, Bibiliya ivuga kuri Mose wabaje gukura, ngo yanze kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ngo arabyanga, ngo ahubwo ngo ahitamo kwemera kurenganwa n'ubwoko bw'iwabo, ngo kuko yatekereje gutukwa bamuhora Kristo, ngo ari ubutunzi mu rutugu Abanyegiputa batunze bwose bateye ubwoba. Haleluya. Bose ateye ubwoba n'ukuri kw'Imana. Umuntu wanze kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, byasobanuraga ko Mose yizeye Imana, akemera kureka ibineza ibiryohereye by'ibwami akabireka, akemera kuza kurenganwa cyangwa se kubumba amatafari, gukora imirimo y'uburetwa, ariko akirengagiza iby'ibwami kandi byari bimeze neza. Ngo kuko yabitekereje, ngo asanga ngo kurenganwa bamuhora Kristo, ngo ari ubutunzi kuruta ubw'Abanyegiputa batunze bwose. Amen. Haleluya. Harimo abantu bese ko kuri Kristo muswari igihe abantu bemera kurekuza ibintu byari bibafite umumaro kubera Kristo. Amen. Wanditse urwandiko rw'Abafilipi ibice 3:7 ni Pawulo avuga ibyari nyamuyanga byabaye igihombo ubwo kuronka Kristo, Abakristo niba mwizera hari ibintu ukwiriye guhomba, hari ibintu ukwiriye gutakaza kubera ko mwizera Yesu. Hari ibintu ukwiriye guhomba mukabireka kubera ko mukunda Yesu. Jewe simba hari ibintu ukwiriye guhomba, hari ibintu ukwiriye guhomba.
kera hari ibintu bigomba nkabireka kubera gukunda nde Kristo. Abantu bamwe bigeze bamamara barambwira ati simba waradusengeye turasubizwa ariko ngo tujya kukwakira bajya kunyakirira ahantu mbona hatagendanye n'Ubukristo bwawe ndabahakanira namwe ntibikunda ntabwo bikunda njyewe ni Umukristo kandi nzahora niwe mu bintu byose ngeze no kugupfa. Yesu ashimwe cyane. Barambwira ati simba ibyo ngibyo ntukazabizana ibyo ngibyo ni ibya kera muba abantu bageze mu gihe cy'ubuzima buryoshye ubuzima bwiza icara hano tukwakira bari bagiye kunyakira ahantu hari abantu mbona hatari Abakristo hari ubuzima ntazi. Barambwira ati wowe ntabwo uzajya no mu ijuru umuntu utazi gutembera mu isi. Ntabwo uzajya mu ijuru kuko ntazi gutembera mu isi. Barababeshye. Jewe nzajya mu ijuru kuko ni Umukristo. Nzajya mu ijuru kuko hari ibintu nemeye gutakaza. Narabaririmbye ndababwira ibivuga ngo mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu uwo yarankunze sikabona uko bivuga imyaka igihumbi n'amagana yashize anegurira ibyicaro byiza uwo yarirahiriye indahiro yati sinzongera kujya ku mbuto y'umuzabibu nari nicarana n'umugeni nakunze nari nicarana mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu uwo yarankunze sinabona uko bivuga imyaka igihumbi n'amagana irashize anegurira ibyicaro byiza uwo yarirahiriye indahiro yati sinzongera kurya ku mbuto y'umuzabibu nari nicarana n'umugeni nakunze nari nicarana n'umugeni nakunze. Haleluya. Umugeni wese iyo ageze igihe cyo kugira ngo ajye mu rugo rwe hari umwifato. Uravuze ngo amen. Hari ikiyeme muri iyo minsi arimo yitegura kujya mu rugo hari ibintu yemera gutakaza. Hari ibintu yemera kugira ngo gutakaza. Nawe niba uri Umukristo wizera hano mu isi hari ibintu ugomba gutakaza kugira ngo uzabone uko uzajya hehe mu ijuru. Amen. Kwihuse jambo rya gatatu ni ukudatakaza ibyiringiro. Iki ibyiringiro igitabo cya Yobu igice cumi na mirongo karindwi harabamwereka haracyariho ibyiringiro yuko igiti niyo cyatema cyakongera kikagira guterebe kigashibuka kikagira amababi y'ibitontome. Haracyariho ibyiringiro. Niba hari ikintu Abakristo batakaje muri iyi minsi batakaje ibyizero ibyiringiro byo muri Kristo Yesu barabitakaje. Kubera icyo babitakaje nuko iyo bafunze urusengero usanga Abakristo basubiye inyuma bagatakaza ibyiringiro. Iyo ibyiringiro byamaze gushira mu muntu nta kindi gikurikiraho kurya aba ari ukwiyahura aba ari urupfu. Ibyiringiro byashize mu muntu rwo kurikira uzareba abantu biyahura buri inshuro nyinshi uramutse uganiriye nabo usanga ibyiringiro byabo byashize. Usanga byaranga abantu ubona bajya hejuru muri etaje bagasimbuka bakikubita hasi bagashwanyuka. Burya ibyiringiro byashize muri bo baba ngo gupfa bibamutira kubaho nuko baba bavuga. Niba umuntu avuze ijambo rimeze gutya uzikanga mu mutima wawe uzahita umusura cyane kuko muri we nta Yesu uzaba ukiri muri we nta mwuka we uzaba ukiri muri we mbega azaba yaba. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Najya gusanga abantu ibyiringiro bagira cyane hano mu isi. Ibyiringiro bagira cyane hano mu isi ni ibyiringiro by'ibintu bareba by'ibifatika gutya aho kugira ngo bizere Yesu. Baravuga ati twebwe ntabwo twakwizera umuntu tutabona. Nta byiringiro twagira by'umuntu tutabona ahubwo ibyiringiro byacu twabishyira ku bintu ndetse tukabishyira no mu byo dushaka. Hari igihe ujya kure ugasanga umufana wafanye ikipe bayitsinze yisize amarangi ntabwo ayakuraho uko batsinze. Arakomeza akavuga ati ni hahandi ejo tuzabishyura ejo
byiza byo tuzabereka ko natwe turagenda dushyiramo abandi bakinnyi bashaka hagati ntabwo tureba turi butakaze ikipe ngo ni uko byagenze gutya na gutya wenda hari n'umusifuzi aba yabiriye cyangwa yabibye ariko akavuga ati uko bizamera rwose ntabwo ikipe yacu tuzayitakaza tuzemera tunapfe nabonye ejo bundi n'ubishyira abanyamakuru barimo bavuga ukuntu ejo bundi amakipe abiri yakinnye rimwe igatwara igikombe hanyuma umufana agahwera kubera ko ikipe ngo babatsinze agahwera twebwe ntabwo turagira abantu ntabwo turagira ku rwego dukunda Yesu kugera naho duhwera. Haleluya. Haleluya. Kugera naho uhwera ukumva Yesu nega nyine nukuriye kumutakaza nukuriye kumusiga. Imana tugirire neza kandi Imana kutwiteho ukagira ku rwego utanga ruswa ariko Yesu ukamutakaza, ukagira ku rwego wambara ubusa ariko Yesu ukamutakaza. Imana igusure kandi Imana tugirire neza, ukagera ku rwego wambara nabi ariko Yesu ukamutakaza, ukagera ku rwego usengera inzoga ariko Yesu ukamutakaza. Hari ibintu tudakwiriye gukora. Iyo watakaje Yesu watakaje imbaraga z'umwuka, kagira ngo twigire Imana twakutse twibwire mu mwami wacu. Ntabwo dushaka gutakaza agaciro, ntabwo dushaka gutakaza agaciro imbere y'ayandi Yesu ariko agasubira inyuma ari muri literano bazamura ikiganza twongere tumuhegahindira Imana asubirane cy'agaciro. Urahari ngo tumusengere Imana yo wakumwe waje Yesu aracyakora Imana Imana aho muri literano wifatika. Haleluya. Sengera Imana ariko komeza kumana Yesu kumana Yesu. Haleluya. Takaze iby'agaciro Imana y'Imana. Haleluya. Amen. Nawe umugisha dufite twese Kristo. Wagize neza wabanye natwe wabwirinze watuzanye mu ihema kugira ngo twumve aya magambo Mwami ijambo ryiza wongeye kudatakaza gakondo kudatakaza ibyiringiro utava mu bihe by'amasengesho ugahora Mwami wanjye dufite ibyiringiro natwe dufite ibyiringiro bitadukoze isoni kuko uzagaruka kandi uri hafi kuzaza gutwara itorero. Turagushimiye rero, ugushimiye Imana abakristo bazindukiye bakaza imbere yawe, ugushimiye korali wera, ugushimiye umuyobozi wa gahunda, ugushweretse Uwiteka Imana umwigisha wacu witanze ku manywa ndetse na nijoro agakora umurimo wawe waturutse kure. Iri shyaka afite umugirire neza kandi ukomeza kumuturindira n'ejo tuzabane dusoza n'icyumweru. Bana natwe ugendane natwe, ukomeza gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe, ukomeza kurwambika imbaraga, turindire ubugingo n'izina rya Yesu Kristo agakiza kacu Uwiteka Imana. Ukomeze kubana natwe kandi ukomeze kutugira neza, ukomeze kurwambika imbaraga. Byadukura mu rugo rwawe ni byinshi, ariko turakwinginze kugira ngo iki gitondo twebwe abateranye twambike imbaraga, duhagarare kigabo tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Turakoze, turagushimiye nawe
dufashwa n'Imana